z'ibitabo twagiye uyu mugore yaravuze ngo igihugu giha umugore agaciro kugisenya ntibyapfa koroha. Buriya n'urugo ruha umugore agaciro kurusenya ntibyapfa koroha. Hanyuma yaravuze ngo ujye ugendera kure za nshuti zituma wiyumva nk'umuntu muto. Za nshuti zituma wiyumva nk'umuntu udatekanye uzizirikaho kubera iki? Niba inshuti mubana zituma wumva udatekanye, izo nshuti ujye uzigendera kure. Uyu mugore yaravuze ngo abagabo ba nyabo ni abubaha ba paranto babo nk'uko bubaha ba shebuja cyangwa abayobozi babo. Umugabo wa nyawe ni uwubaha wa muntu ukora isuku, akamwubaha nk'uko yubaha CEO wa kampani runaka uwo muntu akoreramo isuku. Uwo muntu aba ari umugabo wa nyawe. Umugabo wa nyawe ni wa wundi wubaha umukozi wo mu rugo nk'uko yubaha nyir'urugo. Kuri Michelle Obama uwo ngo ni umugabo wa nyawe. Hanyuma aravuze ngo kuri somo mu byanze gucamo n'ibyaciyemo nabi n'ibiguca intege. Hari ibyaciyemo bikaguca intege kubera ukuntu byaciyemo nabi, wowe bikuremo isomo ubundi ubuzima bukomeze, bigutera bwo kugira inyota idasanzwe yo kugera ku nsinzi. Nanone ibintu ntibikaguca intege ngo urangire wumve ko ubuzima burangiye. Nta muntu udakosa, nta muntu udakosa kuva ku mwana kugeza ku mukambwe. Abantu bose barakosa. Ushobora gukosa ibyo ushaka kugeramo ibyo ushaka kugeraho n'ibicemo neza, cyangwa se wenda kubw'amahirwe make nabyo birashoboka, ariko ibi ngibi ntibyakwiye guca intege. Uyu mugore yaravuze ngo burya mu buzima uri ingirakamaro mu buryo bwawe, ntihakagire umuntu ugusubiza inyuma. Uri ingirakamaro mu buryo bwawe, uko ukoramo ibintu nyine nawe uri ingirakamaro mu buryo bwawe. Hanyuma Michelle Obama yaravuze ngo aho waba ukomoka hose, umuryango waba uturukamo wose, iterambere ryawe rizagenwa n'icyizere wigiriye ukabyaza umusaruro buri mahirwe yose aguca imbere. Waba uvuka hariya undi akavuka hariya, waba uvuka mu muryango ukize cyangwa ukennye, iterambere ryawe rizagenwa n'icyizere uzigirira kizagufasha kubyaza umusaruro amahirwe akunyura imbere. Hanyuma yaravuze ngo intsinzi si umubare w'amafaranga winjiza, ahubwo ni ubuzima bw'abantu ubasha guhindura bivuye muri ayo mafaranga winjiza. Ubundi umuntu w'umutsinzi ni uko nguko wagakwiye kumureba. Ese uyu muntu uko ari umukire ni bangahe babayeho kubera we? Ubwo nibwo butsinzi, ibindi byose ni ubusa. Abantu batunzwe no kuba uyu muntu yarabaye umukire cyangwa yarageze ku ntego z'ubuzima bwe ni bangahe? Uko niko muzajya mureba abakire. Uyu mugore yaravuze ngo iyo wigishije umugore, igihugu cyunguka imbaraga zidasanzwe n'umusaruro ukiyongera. Hanyuma Michelle yaravuze ngo ujye uhitamo abantu bashobora kukuzamura, nutabikora uzashiduka ari wowe kiraro cya bose kitajya kiva ahantu kiri. Uzashiduka uri icyapa. Ujye uhitamo abantu bashobora kukuzamura, aba ari bo wiyegereza kurusha abandi. Kubera ko iyo bitabaye uko nguko uzashiduka ari wowe kiraro, abantu bose bakunyuraho kugira ngo bambuke. Ba pasiteri bakunyuraho kugira ngo bagure za Range Rover. Abantu bose bakunyuraho kugira ngo bakore ibi n'ibi, ari wowe kiraro. Iyo udahisemo abantu bakuzamura, ni handi uzisanga warabaye icyapa. Icyapa kiba kiyobora abantu ahantu heza ho kujya, ariko cyo ntabwo kiye kiva ahantu runaka kiri. Uyu mugore yaravuze ngo amafaranga yose waba winjiza ntiyahwana n'agaciro k'imbaraga utakaza uyakorera. Ibi birumvikana. Ntukabigereranye na rimwe. Umuntu naguha akazi ko gukora, ntukakagereranye n'umushahara guha. Ni ahantu biba bihuriye. Ni nayo mpamvu umuntu umuha amafaranga runaka mu kazi akagakora, undi wayamuha akakanga. Ibi birashoboka. Ariko amafaranga yose waba winjiza ntabwo yahwana n'agaciro k'imbaraga utakaza uyakorera. Abantu baragereranya mu mutwe ukumva uri safe wenda kubera ibyo ukeneye, ariko amafaranga ntashobora guhura n'imbaraga, nibibaho.
imbaraga buri gihe ziba zifite agaciro cyane kurusha amafaranga. Ubuzima bwawe bufite agaciro kurusha amafaranga. Uyu mugore yaravuze ngo gutsindwa ni igihe kinini kandi cy'ingenzi mu buzima bwawe. Gutsindwa ni igihe n'igice kinini kandi cy'ingenzi mu buzima, mu bigize urugendo rwawe rwo kugera ku iterambere. Gutsindwa ugomba kubishyiramo nk'aho ari igice cy'ingenzi kandi kinini gifite n'akamaro. Gutsindwa, guhomba ntibikagutera ubwoba kubera ko ni kimwe mu bice biguha isomo ryo kugera ku iterambere. Hanyuma uyu mugore yaravuze ngo kora ibyo ubona bikunyuze binakunogeye, kubera ko buri gihe haba hari umuntu uzakwereka ibitandukanye n'amahitamo wagize. Icyo batazi ni uko ubuzima ubamo ari ubwawe atari ubwabo. Wowe kora ibintu bikunyuze, binakubereye, binakunogeye, kubera ko mu buzima buri gihe hazajya haba hari umuntu ushaka kukwereka ibintu bitandukanye n'amahitamo wagize. Abo bantu bahoraho. Aba contre 6 baza kukubwira ngo ariko ibi bintu wagiye ubikora gutya ko byagenda neza. Abo bahoraho mu buzima, nta n'ahantu uzabahungira. Gusa wowe ujye ukora ibintu bikunogeye. Icyo batazi, ubuzima ubamo ni ubwawe, ntabwo ari ubwabo. Uyu mugore yaravuze ngo kugira umwanya w'icyubahiro ntabwo ari byo bihindura umuntu, ntabwo ari byo bihindura uwo wari usanzwe uri we. Ntabwo umuntu aba mwiza kuko abaye perezida, nta nubwo umuntu aba mubi kuko abaye perezida n'urugero, cyangwa kuko abaye minisita, nta nubwo aba mubi kuko abaye we. Kamere umuntu ntabwo ihinduka, nta nubwo ihindukana n'umwanya w'icyubahiro umuntu abonye, ahubwo iyo kamere ibigusanzwemo. Ahubwo uwo mwanya ubonye ukagufasha cyane gukarishya kamere. Ni nka byandi bavuga ngo ntabwo umuntu aba mubi kubera ko abaye umukire, ngo ariko runaka ngo yabaye umukire aba mubi. No, aba yari asanzwe ari mubi, ahubwo ubukire bukamufasha kuba mubi kurushaho. Ntabwo umuntu yirata kuko abaye umukire, aba yasanzwe yirata, noneho ahubwo ubukene yari afite mbere bwaratumaga atirata neza. Yaba umukire noneho akirata kurushaho. Nuko nguko ubuzima bumeze. Uyu mugore yaravuze ngo ntugatinye kugerageza ibintu bishya kubera ko ntawamenya. Inkuru ya ntawamenya murayibuka. Ntugatinye kugerageza ibintu bishya. You never know, ushobora gusanga aho ngaho wibwira yuko uturije hari ahandi haharenze, ariko kubera ko utagerageza ibintu bishya ntuzigera ubona aho ngaho haharenze. Uyu mugore yaravuze ngo buri munsi wose ubayemo ujye uguha ubushobozi budasanzwe bwo kuwukoramo amahitamo y'ubuzima bwawe. Niba ukangutse ukabona birakunze, uracyafite amahirwe yo guhitamo igikwiriye ubuzima bwawe. Niba ukanuye ugatera imigero ukabona birakunze, urabyutse urasohotse ukoze ibi na biriya, uba ugifite amahirwe yo guhitamo igikwiriye ubuzima bwawe. Hari umunsi uzakanura bikanga, ukagenda bikanga, ugasanga abandi. Rero mu gihe cyose gifite umunsi ukabona ugihumeka, uracyafite amahirwe akomeye cyane yo guhitamo igikwiriye ubuzima bwawe. Uyu mugore yaravuze ngo igishoro cya mbere wakwishoraho ni ukwiga neza. Buriya ni nacyo gishoro cya mbere waha umwana wawe, gutuma yiga ahantu heza hazamufasha, hakamubera akabando k'iminsi. Uyu mugore yaravuze ngo ntukikururire abantu ubona bazagusubiza inyuma. Ujye ushaka ubushuti butuma wiyumva neza. Inzira imwe yonyine yatuma nkomeza gukorana imbaraga ni uko abantu banshidikanyaho. Iyo abantu bakweretse ko baguhaye icyizere gike, ibyo bigomba kuguha imbaraga zo gukora, ntabwo bigomba kuguca intege. Hanyuma yaravuze ngo nta gitangaza kirimo kugera kure mu buzima. Kugafata nta gitangaza kirimo, kuba runaka yaragafashe nta gitangaza kirimo. Ndakubwiza ukuri, kuba uriya muntu yarabaye umukire cyangwa se yari ahantu yageze mu buzima nta gitangaza kirimo. Byose biterwa n'amahitamo akora atandukanye n'ayo wowe ukora. Niba uhitamo nabi wagahitamo neza, nicyo gituma kuri imbere. Imbaraga ashyira mu byo akora, niba atajya arangara wowe ukaba uri indangare, niyo mpamvu akuri imbere. No kutava ku bintu, niba uva ku bintu vuba we akaba ari umuntu ukomeza umutsi, n'ahantu muzahurira azagafata nyine. Uyu mugore yaravuze ngo ntugafate icyemezo na rimwe mu buzima bwawe igihe cyose uyobowe n'ubwoba.
cyagiye ufite ubwoba nujya gufata ibyemezo ukumva harimo akantu kakoba, ujye ubigendera kure, ujye ufata icyemezo buri gihe ufite icyizere. Nujya gufata icyemezo icyo ari cyo cyose ukumva harimo akantu kakoba, ujye uhita ubireka. Ariko igihe uzafata icyemezo ugendeye ku cyizere, uko byagenda kose bigenda neza. Mu magambo yose Michelle Obama yavuze, iryo nasorezaho ni iri ngiri: isomo rikomeye nigiye muri ubu buzima ni uko utabaho ubuzima bw'ikinyoma.